ingeso y'umuntu ishobora kumusenyera kandi bitari ngombwa. Nasuye wenyine Mutabazi dutanzeho urugero n'abandi byagiye bibaho, usanga umuntu arabeshya yiboneye undi mugore gusezerana, ariko reka duhana imyaka ko nge ndeberera ku bana. Uwo umugore nawe azaba zibona zo kwita ku bana. Indezo zihese bajya kuzitanga bakabikoreka. Hari ibyo naza kuvuga kuri social media kandi ibyo naza kuvuga kuri social media. Ubwo we nashaka nakura mu rugo umutaye afite imyaka 3-4, urumva igihe azajya gukurira nakajya gushaka. Mu by'ukuri hari icyo ugomba kureka kuko wubatse, ariko ntabwo isi nkwe kwitangariza ko byananiye kumva ngo wataye abana. Ikibazo gikomeye. Noneho ukaza kuri social media ukabeshya. Yewe nzamama inshuti zanjye benshi abagabo babo baje babiyenzo babasikagatanya. Nuzajya ubona umuntu aje kukwa kagatanya umushakanye jya umubwira ngo ndi umukristo. Gusenyurwa bamutiza umuhoro. Urega mirwanya ni ko iki kintu cyose kimaze kuba ikintu gisakaye. Kuvuga ikintu yenda ufite impamvu icyo mwapfuye. Umuntu araza ati jewe rwose natandukanye no twashakanye. Cyane gushaka gutuma umuntu atandukana n'undi ariko bitari bikwiye. Gatari ko se runaka ko yakoze kuri ya ngewe bintwaye ki ngewe mbikoze nge simbishima. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego turabashimiye cyane rero mwese mudukunda mudukurikira, tubifurize kugubwa neza mu byo murimo. Ni ubuzima butari kugenda neza cyane bitewe n'impamvu runaka, ihangana ukomere kandi usenga Uwiteka kuko niwe byiringiro by'abamwizera bose. Turongeye turagatse uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe twasuye uyu munsi, niwe tujya kuganira n'umuvugabutumwa benshi cyane muzi ku izina rya Madebora, ariko uyu munsi wenda n'abatamuzi ari buze kuza kubibwira kugira ngo twese tuze kuganira tuzanye. Mu Madebora tuguhaye ikaze. Yakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Muri uyu munsi muri ibi bihe, muri iyi minsi muri mu bihe bihe? Ndi mu bihe byiza nk'uko bisanzwe. Mu bihe byiza. N'insengero zarafunzwe? N'insengero zarafunzwe? Ikibazo ntabwo n'insengero zafunzwe. Kuba insengero zarafunzwe hari naho umuntu ni inzu umuntu ahuriramo n'abandi agaterana, ariko gusenga kuba kuri mu mutima w'umuntu. Hari naho rero duteranira. Rero twe nta kibazo dufite. Ivugabutumwa ku bigendanye n'ivugabutumwa? Ivugabutumwa riragenda. Naha ndimo ndavuga ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Tuguhaye ikaze, tugiye kuganira byinshi cyane, ariko ibyo tuganira byose tuba tugambiriye kubaka ubwami bw'Imana. Reka tuguhe ikaze ubanze udushyire imbere y'Imana, dusengere n'abantu badukurikiye kugira ngo ibyo tuganira bize kuba ibyo kububaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri umukozi w'umuhanga, uri umutegetsi w'ikirenga, ugira neza bugacya bukira, usumba byose. Tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimiye ubuntu bwawe, neza uburinzi bwawe bwiza bwatubayihora twinzura turengera, ukora ibintu bitangaza urigaragaza. Turagushimiye mwami, tugushimiye ko n'uyu munsi wemeye ko tubaho kugira ngo dutunganye ibidatunganyije, uhebwe icyubahiro kandi bishyirwe hejuru. Kandi tugushimiye ko n'uyu munsi umunota wemeye uko tuvuga ibyawe. Nyemerera ubane natwe tugirire neza, tuguhaye karibu n'ikaze, ubare uyobora kuri twese kandi tugirire neza. Twese tugiye gukora ndetse n'abazumva ibyo tugiye kuvuga, reka bizabubake mu izina rya Yesu. Zirinde imitima gusenyuka, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ukuri n'ubugingo, imbaraga zawe zibe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka aguhe umugisha cyane. Namwe mwese mudukurikiye, Uwiteka akomeze abe mu ruhande rwanyu, ibyo mukora mukomeze kumurikirwa n'ubwiza bwe. Uyu munsi tugiye kuganira ni byinshi cyane biba biri kugenda bigarukaho muri ino si yo hanze cyangwa se muri social media, biri kuvugwa bitavugwaho rumwe, abantu benshi babyibaza mu buryo bugiye butandukanye. Hashize iminsi tubonye inkuru z'abantu batari bakeya baza bavuga ku bintu bigiye bitandukanye, bavuga ati nakoze divorce. Bamwe ari n'abantu bafite titre ziremereye cyane. Urugero natanga nk'umugabo witwa Apostle Mutabazi. Apostle ni intumwa y'Imana. Uyu munsi akaza akavuga nti ntandukanye n'umugore wanjye, musigiye umutwaro w'abana 5 bagera kuri 6. Kuri mu Madebora kubona umuntu w'umukozi Imana avuze nti nakoze divorce, mbere byose ubundi ni ikintu bivuze iki? Ntegeza ko divorce ari ukuvuga ngo ni mu buryo busanzwe rigatanya. Kuvuga ngo ni ukuvuga ngo mwamushesha amasezerano, biba byanze bihagaze. Ahubwo ikibazo twakibaza kuko birashoboka kuko buri muntu wese afite uko agenda,
ahubwo umuntu yakibaza iyo twe tuje ikibazo si uko ibibazo bitabaho byabaho, ahubwo ikibazo gitungura abantu cyangwa se kigatera n'abantu ikibazo gikomeye ni uko tuza twambaye n'umwambaro. Umwambaro urakomeye cyane, ushobora kuba uzwi ku izina ariko umwambaro kumva ngo uri pastor cyangwa umukozi w'Imana runaka wundi nicyo kintu gikomeye cyane. Naho ibigeragezo ntabwo bizabura kuza, ariko harirwa n'uzana bizana kuko ari uzagira ishyano, ahubwo ikibazo ni uko tubizana kuri social media. Nicyo ngenge inshuro nyinshi njya ndwana kavuga ngo social media zitari zaza, ibibazo suko bitigeze bihora biza, ahubwo ikibazo ni uko tuza tukabivuga. Ariko bara mu by'ukuri ngenekeza ku giti cyane nka Mama Deborah, yuko ihuye n'ibibazo mu rugo cyangwa ugahura n'uwa mwashakanye ntazanya zidakomanya amahembe, ntabwo uri guhita akitso ngo birarangiye. Ikindi ngiye ku bwanjye mba numva nifuza ko umuntu wese yagira ibibazo ariko akaza akubaha ubwami bw'Imana kuba n'icyo ari cyo akabirangiriza mu miryango. Rero ndumva kuko bimaze gufata intera damu, bimaze gufata intera, ibintu bimaze kuba ibintu bisanzwe. Umuntu araza ati jyewe rwose natandukanye n'uwo twashakanye, noneho ejo hakaza n'undi. Noneho ikindi kibazo kinantangaza niko n'undi azamushyigikiye. Noneho ugasanga ukavuga ngo se mu myaka iri imbere abana bacu bizaba bimeze bite? Nuvuga ngo natwe bazavuga ati ko twabonye se mama na papa batandukana, ko twabonye se poso, ko twabonye apotre, ko twabonye umuvuga butumwa runaka, pastor runaka, ibyo nta kintu bitwaye. Rero kuvuga ngo umuntu yagira ibibazo byo ndemera ko byaba, ikindi tukemera ko na yamana twavuze ifite imbaraga, yamana tuvuga ifite imbaraga. Kuko inshuro nyinshi yo tuza hano bidusaba cyangwa se icyo nge mba nifuza bigusaba kudahinyura ibyo wakoze cyangwa wavuze, kuko iyo uvuga ngo iki cyananiye ndwa ngo ibintu ibyo ari byo byose biba bisenyutse. Rero ngiye nemera ko umuntu yagira ikibazo ariko agahamagara bagenzi nk'abakozi Imana bakora n'umurimo w'Imana bakikigira hamwe. Satani aragaba ibitero rwose nta ubihakanya ko atabigaba, ariko none nyuma yabwo hari ubutsinzi. Rero kuza umuntu yigamba ngo ngiye gukora iki ngiki ngo cyane naragikoze ntabwo ari byiza. Nge ntago mbyemera, si ndananyurana n'ibyo ngibyo. Ku ruhande rwe ntago byemera. Ntago wemera ko hashobora kubaho impamvu zituma abantu bashakanye bagirana isezerano bashobora gutandukana. Ndamwongewe ko umukozi w'Imana ikintu cyose mba numva umuntu wese yagerageza, sibyo? Kuko ninza mvuga ngo birashoboka, ndaza nshyigikira nyine nerekana ko ubwo ndaba mpaye inzira umuntu wese uvuga ngo bikore nta kibazo gihari. Kuko urumva, kuko mu by'ukuri kumva ngo uri umukozi w'Imana birumvikana, nge simbihakana ko bitabasha kumvikana, ariko ndacyavuga y'Imana ishoboye. Wishyiraho akitso, wishyiraho akato. Uyu munsi nshobora kuba nabyutse nabi nkabyuka niroro ntibigende neza, ariko ejo bizagenda neza. Niba nge ndi umukozi w'Imana mfite abandi babyeyi bari hejuru yanjye babakozi b'Imana mu muhamagaro, umuntu wese ajya kurahura ubwenge, ariko nanone ntabwo ari uko tuza ngo duhite twigamba hano. Kandi ikindi ndamurungira ngo social media hari igihe tuza tubeshya, hari izindi nyungu dushakamo, bagiye tubona abantu batandukana n'abandi kubw'impamvu runaka, kubw'ibihe bagezemo, ubukene bushobora gutuma umuntu atandukana n'undi, ariko bitari bikwiye, sibyo? Aho bibaho. Oya birashoboka. Ibi bihe rero tugezemo ni ibihe bigoye, ni ibihe bya nyuma, ni ibihe umuntu wese yibaza akavuga ati niba runaka aragaza akabwiriza ubutumwa bwiza, wakaza ambwira ko ibintu byamunaniye, ngewe bizagenda gute? Sibyo? Ikibazo rwose navuga ngo umuntu wese ajye yigirira ibanga, kuko ni umukozi w'Imana warasezeranyije nk'ingo nka 20 cyangwa 30 40, ukagenda ukazubaka ukazunga, hanyuma ejo ukaza ukavuga gutyo, mu by'ukuri ugusenya ibyo wubatse. Yego, ni ugusenya ibyo umuntu aba yarubatse, ariko ashobora kwivuga ananiwe umutima aruhukira kugira ngo abakunzi be bamube hafi. Ubu ngiye naza hari ibyo naza kuvuga kuri social media kandi ibyo naza kuvuga kuri social media. Ndumva bamba hafi ari umuryango nashatsemo no mvukamo, cyangwa se n'inshuti zanjye dukorana akazi. Ubundi buri muntu wese nibanga mu kazi damu. Buri muntu wese nibanga mu kazi, nkunda umuvuga butumwa, ariko ikibazo nagira gikomeye cyane, nagenda nkegera nk'umushumba ndamufite, nkegera yenda n'abandi duhanyije akazi. Ariko ndibaza kukuza kuri social media ukaza ubivuga uri fieri, ukaza ubivuga nta kibazo gihari, nge simbishima, ndabivuga nkanjye. Ntabwo bishima. Ushobora kuba uri fieri bitewe n'ibyo n'umuntu usize, ushobora umuntu akakujujubya kuri rwa rwego uvuga ati ngeze amahirwe umuntu tugatandukana.
abantu turimo turangisha abantu Imana kandi Imana irakora d'amour kandi n'Imana iravuga nemera ko umuntu uyu munsi yaba mubi ariko ejo akaba mwiza icyo cyo ndacyemera kandi nemera ko impamvu mbivuga agiye niko nabonye Imana ikora niko nagendanye n'abantu ugasanga umuntu yenda nk'umudamu ntabwo yumvikana n'umugore ubwo wenda mu muhamagaro cyane yenda aramufuhira cyangwa se akora n'ibindi bidafite 12 ariko Imana umunsi umwe ikaza ikagusanga ikakubwira nemera ko rero nk'abakozi b'Imana ahubwo dukwiye kongera ibihe byo gusenga ntuwite kwa wundi ukujujubya buri iyo Satani aje ukamuha urwaho bishobora kubyuka ndi mubi yenda twashakanye akampa umwanya iyo mpaye umwanya rero w'ikibi Satani arinjira ariko ikintu cyose iyo ukirengagije damu ugarushaho gusenga ukegera Imana ya Mana wabwiye abantu nta kimana idashoboye kuko ninza kushyigikira umuntu nditanerekana ko Imana tuvuga idashoboye ya Mana ntikora ariko ndahamya ko ikora ndahamya ko ishoboye damu ninde wananiye Imana ninde mugabo wananiye Imana ninde mugore wananiye Imana ntawe bivuze ko umugabo runaka umugore runaka mu gihe abona ko uwo babanye bitari kugenda neza akwiye kumusenyera ngo ahinduke yahinduka yes Yamana ngiye mpamye Yamana navuganye ubundi hari ingunu umuntu aririra damu kuko impamvu regamirwanya ni ko iki kintu cyose kimaze kuba ikintu gisakaye umukozi w'Imana urumva rwose kuvuga ngo ntandukanye no twashakanye urumva ari ikintu rwose ukivuga numva nta kibazo ariko burya ugomba kurira ni umwanzi wa wateye abayagabye ibitero iba ari Satani wamuhoze shimire nge nabona ko ni nko gutanga abagabo genda bivuga kuri social media impamvu mbivuga niko hari igihe uzu kuvuga ikintu yenda ufite impamvu icyo mwapfuye cyangwa se ufite n'ibindi bihe wishaki cyangwa ufite n'izindi nzira ushaka kwiciramo cyangwa se ufite n'ibyo wagendeyemo cyangwa se uvuga atari ko se runaka ko yakoze kuri ya ngewe bintwaye kingewe mbikoze ariko mu by'ukuri navuga nk'abakozi b'Imana reka tugabura ibyera by'Imana tujye tuza hano kuri social media tuvuga imbaraga z'Imana abantu bakunda Imana ikiza abantu bakunda Imana ntabwo bagikunda Imana cyangwa atayisi y'Imana se niba surwe rumunaniye ajye warambwira iki ariko dukwiye kuko ibitero bitazaba suko ibigeragezo bitazaza ariko Imana izabiturindiramo ntabwo Imana yigeze iturinda ibigeragezo ahubwo izabiturindiramo ikindi mbwira umuntu nteza amatwi suko ibintu byose bizagenda neza ahubwo usabye kubyitwaramo neza uyu munsi yo ugerageje kuganiriza abakozi b'Imana bagiye batandukanye ikintu kigendanye no gukora divorce cyangwa se no gutandukana n'uwo mwashakanye ntabwo bakivugaho rumwe kandi bose ugasanga bari gukoresha Bible bose bafite imirongo ibafasha yo muri Bibiliya ibintu biterwa n'iki ariko hari igihe bayigoreka hajya umuntu agusobanura ko utagusobanura kwa ndabibona ikibazo cyabaye kishi hakuntu umuntu aza kuvuga ngo giye ngo none se ngo anjujubije ngo niba narasize data ngo ngasiga ngo na mama ngo we kuki ntango usiga no data na mama batandukanye n'umugabo nashatse batandukanye n'umugore washatse d'amour sibyo so ntago mwabyaranye abana nukuvuga ngo biravuga ngo uzasiga so na nyoko ugiye kwana n'umugore wawe akaramata cyangwa n'umugabo wawe akaramata sibyo abantu bo kutubeshya igihe cyose okay ndemera ko harababeshwa kuko batasomye Bibiliya niyo mpamvu ujya mbwira abantu bavuga ngo ujye wisomera Bibiliya we ntugasomere nuramuka wisomeye bizakorohera yuko ugusomera atazakuyobya sibyo akora nabonye defend ikibazo ukumva wakidefanze ngo nese ngo anjujubije ngo nubundi ngo nagenda ngo na data na mama naramusize no data na mama ngomba kumusiga nkajya gushaka n'umugabo wanjye tukabana karamata niko Bibiliya ivuga two guca Bibiliya ku ruhande ahubwo zangeso zacu dufite nizo zituma dutandukana ariko mu by'ukuri burya Imana yaremye urugo irema umugabo imuremera umufasha kugira ngo ubake umuryango mwiza ragato mfite nyasoma akavuga ngo se kubaka kugira umuryango mwiza byashoboka igisubizo kikavuga ngo byashoboka rero wo kuza niba ngiye mama Debora naniwe byanze nawe ubwo nyine narekamye ko byanze ariko hari uwo byashobokeye hari uwo byaciyemo hari amaze imyaka 40-50 damura ari mu rugo suko ibigeragezo bitari bihari ariko ubwo nk'uri tuza rero kuvuga tuvuga toke unuza gusezerana cyangwa n'umwana azavuga ati nta kibazo ahubwo nka pasiteri ubwo nuko uvuga ngo bazakora iryo tegeko ryuko bazabana karamata bakarikuramo sibyo cyangwa se ukavuga ati wowe kujya gusezerana cyangwa se ukavuga ati tugiye gusezerana ariko reka duhana imyaka nkuko abazungu babikora duhana imyaka 10 ubwo 10 nimbona ngushimye tuzongera twiyongeze ndabona rero ariyo mpamvu bigiye kuza iryo sezerano Imana yaryemerera ry'imyaka rya kontra ngiye kubwanjye ntago ndyemera ariko ku bandi ubwo yenda bararyemera erega damu impamvu ngiye mvuga ku giti cyanjye niko imyizire y'abantu itandukanye umuntu wamubwira Imana agashaka gukwereka guca ku ruhande ntakwereka Imana iyo ariyo
none se undi imbere byagaho nk'uko umukozi w'Imana ushaka kuza ukavuga ngo byananiye. Igihe cyose umukozi w'Imana utegetswe naho wabona imbaraga zashize. Mu gihe maze mu gakiza nabonye nta mukozi w'Imana uhunga abadayimoni. Ufata mikoro ukajya gusengera abantu ariko ntiwirukanka ngo bahunge. Byanze bikunze urwana n'ikibazo kije kikakwataka. Nta musirikare uva ku rugamba birashoboka aravuga ati nge ndiyemeza ku rugamba ndapfa cyangwa ndakira. Ahubwo twe twiyorohereje amarembo duca mu irembo ry'igikari kumva uvuganye nabi n'uwo mwashakanye cyangwa ntago bigenze neza. Ati ngiye birarangiye. Tuzajya dushaka 3, dushake 5, dushake 10, usanga uri umugore ubye abana 15 badahuje papa wabo, usanga uri umugabo ushatse abagore 20 nta kibazo gihari. Ariko hano ndizere ko mu Rwanda ubwami bwashize. Ubwami bwo ubwami bwarashize. Ubwami bwo umuntu ajyaga gushaka akumva afite uyu hirya no hino, ariko siko tubyifuza. Ahubwo tuvuge ngo imbaraga zarashize twongere ibihe byo gusenga. Ariko nge mpagaze ahangaha mvuga ko nta kimana idashoboye. Nabonye abantu batandukana muri imyaka 25 ariko barongera barasubirana. Nabonye abantu bashwana ariko Imana ndongerera bahuza. Ahubwo ikibazo dufite umwuka wo kutemeranwa. Ntiwemere uwo mwashakanye ngo aguhugure nawe umuhugure bigende neza mwungura umuryango ukomeye. Ikindi cy'urugo niko nge ndeberera ku bana. Ubuhemukiye abana bawe cyane. Umva ngo ataye abana ikibazo gikomeye. Ni n'igihe tukwiye kurira. Urumva abana umuryano basigiye. Ubwo we nashaka nakura mu rugo umutaye afite imyaka 3-4. Urumva igihe azajya gukurira nakajya gushaka azafite agahenda n'umwabo. Zamuhindezo se indezo nyina ntazaba zibona. Indezo umugore nawe azaba zibona zo kwita ku bana. Indezo zihese bajya kuzitanga bakabikoreka damu. Ariko shaka mwazajye ureka. Ani indezo batanga. Reka duseme ijambo ry'Imana riri ahangaha. Reka yuko burya umuntu ashaka gukora amakosa ni ijambo rito rimo rimfasha. Avuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiye kumerana. Bagore mukunde mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami Yesu. Kuko umugabo ari umutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero. Ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uku niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Nubwo ngo bishatse kuvuga ngo umuntu wese uzahanga akavuga ati giye natandukana, kuko ngo naba yiyanze. Siko biri tubwiye se. Iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Mugabo n'umutwe w'urugo. N'abagabo bakavuga ngo mukunde abagore banyu, kuko ngo nta muntu ushobora kuba nuko ngo iyo wanze umugore wawe nuko ngo nawe uba wiyanze. Nuko ngo rero ngewe ninza mvuga yuko nanze umugabo wanjye ngo nzaba niyanze, n'umugabo naza kuvuga ko yanze umugore we azaba yiyanze. Ahubwo dufite ibihe turi mu bihe bikomeye cyane. Isi ishaka ibintu byoroshye. Ishishaka ibintu byoroshye cyane. Ngewe nimvuga kuri Dani kuko nigeze gukora ikiganiro mbona ngo madango uvuge ngo amagambo make ngo kubera ko ngo nizeye ko nawe utamufite. No, ngewe navuze ngo niko bimeze damu. Intambara nge ntazagira mu ruhare Yesu azazirwana. Ariko reka tubwire abantu ijambo ry'Imana uko ryanditse. Two kubona ibihundi nta kintu gishobora gutuma na gitoya utababarira mugenzi wawe. Sibyo? Ahubwo twebwe zanzika no kudakizwa neza no kumunamaza twashwanye twapfuye ubusa. Je sinkwabariye hari igikwa ngewe ngezemo. Urumva kubera ibihe n'imisi. Ariko igumye ku gicaniro usenga Imana ikakumva. Bishatse kuvuga ngo rero buriya nuza uvuga ngo wanze mugenzi wawe nawe wawiyanze. Buriya uyu muntu ndera wagiye Nineve ninde? Yona. Imana iguha umugisha. Yona. Buriya Yona Uwiteka yamutumye Nineve.
ariko abona nahagera abona na ahantu azahanura bakamwica badakunda ijambo ry'Imana barigure kuko bishakiye arangije arakwepa arikwepera ahura n'ibibazo bimukomereye ariko Imana ibibonye iravuga ati ariko nubwo bikomeye byanze bikunze nzahagutuma ndakoresha imbaraga zanjye zose nzahagutuma ariko abonye ibimubayeho avuga ati noneho ku bwa kabiri ntago ndi bureke kutumvira Uwiteka rero hari igihe natwe dukora ibintu kugira ngo abantu banshinga gushime nuvuga kuri gatanya nuvuga ko yatandukanyije nutabivuga kubera ko naye wubatse urimo uvuga ngo ejo bizambaho ntago tugomba gukora ikintu tuvuga ngo ejo bizatubaho nidukorera Imana neza uko wahamagawe ntugoreke ijambo ry'Imana Imana izabana nawe izakurinda izagushyigikira izahagarara nawe kubw'inyungu zayo rero hari igihe twanga gukora ikintu ukitega iminsi ngo reka nanjye nceceke da unanjye ngo ejo byambaho no bita kuvuga uziga ngo uvuge inziga ariko ni ukuri nuvuga ijambo ry'Imana ko bikwiye ko abantu badakwiye gutana abantu bakwiye kumvikana ikindi nyuma y'umuntu ukamubwira ngo nyuma iyo ubwiye umuntu ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ukamenya ko igihe umunsi ntazi n'undi mugenzi wanjye atazi uyu mubiri uzabusho bw'inyo warangiye byarangiye ari amagufwa masa umuntu wese yagacira bugufi mugenzi we bakabana ahubwo kuko twebwe dufite izindi nyungu zacu n'amaso umwanzi yanoboyemo atwereka ibihe biriho ubu ngubu nakubwiye ngo ikintu cyitwa ubukene nicyo gitandukanyije abantu n'ikintu cyitwa ubuzima nabwo iyo buhindutse butandukanya abantu sibyo ndimo kuvuga mu ivuga butumwa handi hano ndimo mvuga hatumva ko ari umuntu wundi navuze ngo devoze ni uburenganzira bwe ariko nk'umukozi w'Imana wahamagawe ibyera by'Imana w'umutambyi w'Imana ugabura ibyera ukeneye kugerageza kwigengesera kuko uba ufite nk'uwa muntu ugendana amagi agenda yigengese ntago yiruka nk'umuntu ufite indimu cyangwa se amaronje rero iyo ikibazo kibaye simvuze ko ikibazo kitabaye bongere mbisubiremo ahubwo ikibazo mukirebera hamwe mufite abakozi b'Imana bagenzi banyu mwahaguruka mugasenga navuze ngo ngiye nshobora kubyuka mu gitondo nkabera mubi wo twashakanye ariko itegeko z'ubwo itavuga ngo birarangiye ahubwo ni ukuvuga ngo ko natewe ndakora iki Yamana twabwiye abandi Yamana ikiza Yamana itabara Yamana ikiza kanseri yananirwa guhindura uyu mugore yananirwa guhindura uyu mugabo ahubwo rero ducize urusamu kuko hari wenda nabonye urushikofu umugabo wanjye n'umugabo naye hari yabonye urusha ishakoshi umugore yabonye ibyo hafi bigahita birangira aho ngaho yego abantu benshi wenda mu buryo busanzwe tujya tubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye inkuru mbi umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo ugasanga hari n'ibyabaye bari abakore basengaga ugasanga abantu akavuga ati kubera izi nyigisho zo kuziza zo kubwira ngo abantu bihambire ku bandi bikazageraho bibyara urupfu sinzi n'umwigisha nigeze kubona bivuga ati igihe uzizirika ku mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe bikarangira upfuye Imana igufata nk'uyiyahuye iyo nyigisho sinzi ahantu nigeze kuyibona icyo kintu kivuga iki mu madbo abantu bizirike ku bandi kugera aho bizabyara urupfu nibwo bazabona ijoro nyine twarananiwe reka ibyo nyine byose no kudefanta rigerega tubwiza tunananiwe sibyo ntago tubwiza tunaniwe n'ukuri ngewe damuru ntago genza nge ibyo nzanyira n'abantu kuko Imana narayibonye ntago genza ajya kuvuga Imana yundi cyamya kw'Imana twabonye iyi Imana ikora Satana gabibitera kandi iyo uri umukozi w'Imana ugomba kumenya igihe umwanzi yakugabiyeho igitero urumva ugomba kumenya igihe umwanzi yakugabiyeho igitero ukavuga ngo izi ntambara byanze bikunze n'umwanzi uzizanye sibyo ukaba mu bihe byo gusenga ukumva iki Imana ivugana nawe sibyo Imana ikuraho tukundisha abantu Imana ariko iyo ubwiye umuntu gutya ubu mwuhura uvuga ati pastor se ntiyambwiye kuriya rero ngiye ntabwo ndi uvuga iki kuko Imana narayibonye mu bihe bigoye mu bihe bikomeye mu bihe bidasobanutse Imana twarayibonye rero ngiye nemera ko utakihambira ku muntu ariko nemera ko wabaye maso ukaba maso mu byawe ukibera maso nemera ko umwanzi yaza agasanga itara ryawe riraka ahubwo mbwire n'abantu dusenga iyo usenga na igihe cyose ugahora imbere y'Imana nuko ngo Imana ntabwo ikura itabaza mu rugo rwawe ndemwe nabwira abantu bubatse igihe cyose utarangaye ngo wite ku bidafite umumaro ntabwo Imana ikura
itabaza mu rugo rwawe. Niyo mpamvu nshaka kubwira ngo ushobora kuba Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikabona ko mu isi hari itabaza ririmo ryaka, kwa Adamu ritarimo riraka, Imana ihashyira ikintu cyitwa uburinzi. Rero two kwerekana intege nke nk'abakozi b'Imana, tuze dukundisha abantu Imana. Ariko ntituza tubakundisha ngo twebwe ngo byatunaniye. Ati dore wa muvuga butumwa wa Debora ngo byamunaniye. Yego nemera ko hari ibintu byananiye. Nemera ko ndi umunyantege nke sindi marayika. Ariko ntabwo isi nkwiye kwitangariza ko byananiye. Hari abo bagomba kumfasha umurimo. Hari abantu bagomba kunsengera. Ahubwo tukaza ahangaha twerekana imbaraga z'Imana. Yego. Hari uburyo wenda bigenda bigaragara kuri social media, wenda ntangaho urugero gato. Hari umugabo wo mu apotre witwa Apotre Mutabazi kuvuga ibyagaragaye kuri social media, ntekereza ko wenda ntacyo bitwaye kugira ngo dutange inyigisho cyangwa se n'abantu bagira uburyo babyigiraho. N'umugabo waje kuri social media avuga ko kubana n'umugore we binaniranye, batandukanye, kandi amusigiye abana bagera kuri 5 harimo n'umwana w'amezi 4. Akavuga ko ari umukozi w'Imana, ari apostle. Benshi bafatira icyitegererezo ku bakozi b'Imana, cyangwa se bakumva ikintu ngo umuntu ni umwapotre, ni umushumba yakoze iki, bakumva ko nabo kuba icyo kintu bagikora ntacyo gitwaye. Nyabona bakozi Imana icyo twavuga ngo hari igihe umuntu ananirwa, ariko ntago bivuze ko jewe burana nabibonye numva ko bigomba numva hari igihe kuri social media sinkizera ibintu bibaho. Hari igihe n'umuntu aza akina prank, sibyo se? Yego. Ariko ngenda hamya ko nk'umupasteri, nk'umuntu wagabuye ibyera by'Imana, nk'umuntu wasezeranyije benshi, nemera ko ibigeragezo bishobora kuza, ariko nanone umuntu agasenga bikarangira. Sibyo? Cyane ko hari igihe nyine duhita tuvuga ibintu yenda twabuze n'abajyanama cyangwa se n'ibihe, nanone ugahita uvuga ibintu bitari ngombwa kuvugwa. Ariko mu by'ukuri nk'abakozi b'Imana si wenyine Mutabazi dutanzeho urugero, n'abandi byagiye bibaho, n'abandi bubu bavuye mu ngo, ariko nibongere bazisubiremo. Nuko ni mu by'ukuri basenga Imana nk'abakozi b'Imana, bagira umuryango mwiza, umuryango w'icyitegererezo nk'abakozi b'Imana. Damu niba ari ikintu cyiza, niba ari ikintu kiryoha, ni ukugira umuryango mwiza. Sibyo? Umugabo ashobora kuta amaso, umugore ashobora kuta amaso, ariko umwe hagati muri mwebwe ashobora kuba amaso. Yego. Umwe yabaye maso ntago Satani yakinjira. Ntago yakinjira. Ahubwo iyo habayeho guhangana. Ngewe mwishyure. Ngewe kubera ko ambabaje nanjye mubabazi. None mugatandikira mukava mu ijambo ry'Imana. Musoma ijambo ry'Imana. Byanze bikunze umwanza ninjira, nta handi muhangana. Ni hahandi umutima wo kutababarira ubamo. Ariko umwe hagati muri mwebwe. Kuko Imana ntago ishobora gukora ikosa ryo kudahuza abantu, ihuza abantu ifite impamvu. Hagira umugabo. Ubu yaguhuje n'umugore wawe ifite impamvu. Yaravuze avuga ati Damuru, birabira no kwigengesera, hari ibintu tujye twumva ngo Imana yambwiye ngo umugabo si uwawe, ngo umugore ntabwo ari uwawe. No, nta Imana ihuza idafite impamvu. Nemera ko imbaraga zawe n'iz'umugore wawe mudashobora kuba muzinganya. Nemera ko no mu kujera kwawe udashobora kubujera nk'umugore. Imana ntago yakora ikosa ryo guhuza abantu idafite impamvu. Rero nemera ko umwe hagati muri mwebwe ashobora kuba maso. Ibintu bivuga gutya, hari benshi bari buze kwibaza, kandi kati njye umugabo wanjye ko yananiye, undi ati njye umugore wanjye ko yananiye, twatandukanye yarananiye. Ntabwo bijya bishoboka ko umwe ashobora kuba ari perfect, ariko undi ku ruhande rumwe bikanga kananirana, bitewe ushobora kuba ari umugore nasenga ugasanga afite umugabo ujya mu ngeso z'ubusambanyi, mu businzi bukabije, n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo navuga ngo ntabwo kandi ingeso ngo ipfa nyirayo yapfuye, ariko nemera ko iyo twasenze kamere yacu isinzira, umwuka akaza akayicara hejuru. Kamere buri muntu wese arayigira. Ufite kamere, ariko iyo nsenze mwuka wera araza akayicara hejuru. Nicyo cyiza cyo gusenga, nicyo cyiza cyo gutandukana abizera Imana batizera Imana. Kuko utizera Imana akora ibintu ahubutse, akazibaza nyuma ingaruka abayeho. Nemera ko ibyo byose byaba, ariko nemera ko hagati niba umwe abikora undi atabikora, nemera ko umuryango nta kibazo. Ahubwo bigusaba iki? Bigusaba kuba amaso ukanasenga. Hari igihe Imana igemera ko ari igikombe wanyweraho Damuru. Ntabwo turi mwese kugira ngo tuyinezererwe. Yesu yavuze ngo ntago hano mu isi si iwanyu, kuko mu ijuru niho iwacu. Nemera ko icyo cyose gishobora ko, niyo mpamvu navuze ngo abantu nibakizwe neza, ingeso y'umuntu ishobora kumusenyera kandi bitari ngombwa. Buriya n'ingeso yo kuza kuvuga
ntabwo yagusenyera bitari ngombwa ukaza ugahita utangaza ibintu bitari ngombwa. Ariko njye nk'umukozi w'Imana ntabwo dukwiye kugira imico nk'iy'abanyamahanga bakwiye kugira. Nemera ko ushobora kugira ikibazo ariko mu kinyabupfura no mu burere no mu byo wigishijwe no mu byo watojwe no mu nshingano bagiye kuziguha babanje kugusobanurira bakubwira ko mu no murimo harimo amahwa, hari igihe uzananirwa, hari igihe uzaruha, hari igihe umwanzi azakwereka ko ibihe byagukubise koko ukagenda ukamukidoroga. Kuko turi mu isi, mbwira abantu ko turi mu isi, ntabwo turi marayika, nanjye niko nabivuze. Ariko mu by'ukuri nk'umukozi w'Imana ushobora kugenda ukavuga ati natewe reka nsange mugenzi wanjye, kandi ukibuka ko Imana ishoboye byose. Rega y'Imana twavuze irakora damu. Yego, reka wenda tuganira wenda tusa n'abagana ku musozo. Hari ababyeyi bafite ibikomere biremereye cyane, batawe n'abagabo, ugasanga umubyeyi babyaranye abana bagera kuri 5, 3 cyangwa se 2, umugabo akamuta akamusigira icyo gikomere cy'abo bana. Ibi bintu se biterwa n'iki? Abantu batekereza bavuga ati buriya n'umugore udashobotse, n'igikomere cy'aba bana cyane cyane cy'umugore usanga urera abana nta mugabo. Muri uyu murimo njye navuze ko ni mu ivugabutumwa ntari ahandi, kandi umuntu azambaza ibyo mu ivugabutumwa, aho nzabisobanura. Njye nasanze ino mise none igoye ikomeye. Iyo ufite ingeso zakunaniye byanze bikunze iyo ugiye gushaka ukwiye kwicara ukivuga atari ko iyi ngeso ngewe mfite n'afite ingeso yo kubeshya n'ifite ingeso y'utuntu tw'utunyanga. Mu by'ukuri hari icyo ugomba kureka kuko wubatse. Ariko ngiye muri mise none ndimo ngenzura zino ngo dufite cyangwa abavugabutumwa twebwe, hari igihe tuba turebye ibihe turimo, ugasanga urashaka akantu ariko urashaka kubeshya umugabo, cyangwa se wibona undi mugabo kubera ko paseri yashenye nge se ninsenye hari icyo biri buntware, kandi kuko yashenye ndabona n'unsezeranye. Dore ko se rero dufite buriya nta muntu wamugana navuga ngo nta muntu utabura umukomera amashyi, reka mbivuge nta n'umuntu utabura umwemera. Ariko buriya mu by'ukuri uri umukozi w'Imana, nge nka Mama Deborah nkaza nkavuga nti damu ngewe urugo rwananiye ndashaka unsezeranye, ukambwira ngo ntabwo ndi bugusezeranye, wajya kundi bagahuza umugabo ngo ntabwo uri gusezeranye. Nyamara avuga ati nyamara nyuma y'ibi reka mbanze nterere njye gusenga. Ahubwo twebwe twiciriye ubusamo kuva ko dushaka kwiyorohereza mu mutwe, ariko bitari bikwiye. Rero mu by'ukuri cyo ni igikomere gikomeye kuba uri umukozi w'Imana ukajya gusiga umugore ukamusiga n'abana, ibyo uzabibazwa. Damu twemera ko zino ngo dufite tuzazibazwa. Ngewe intambara n'iziza nge ntazigezemo uruhare, Yesu ntabwo azambaza ibyo ntakoze. Ngewe ngomba gukora inshingano zanjye nkuko zikwiye kuzikora, ibindi byose Imana nishoboye byose. Rero mu by'ukuri ahubwo navuga abagenzi banjye nibareke. Hari igihe ugasanga umuntu arabeshya, yiboneye undi mugore yenda umugore wenda ntacyo afite, bari mu butayu cyangwa se amwirengagije ko ari mu butayu. Damu tujya tubibona. Noneho ukaza kuri social media ukabeshya uwo mwashakanye, yenda unamubeshyera unamuteye n'urubwa, ari we wamunaniye kubera ko aguhugura, agucyaha, akubwira ngo aya ni amakosa, ukanga kubyumva. Noneho waza, niyo mpamvu nge ntanakibyemera. Nge nsigaye mbona umuntu uza hano kuri tuba turuko rwananiye, ntekereza ko nge aba yabonye undi. Ni ukuri pe, mpita ntekereza ko aba yabonye undi, akavuga ati buriya wa wundi nivuga ko twatandukanye uriya wa wundi aranyitaho. Icyo ngiyeho abakozi b'Imana bagiye ku kintu cyitwa umunzani. Hariho umunzani urahari, ushaka umunzani w'ibihe, bihe bikaza bikakunyeganyega, umuhamagaro ukakunyeganyeza, umuhamagaro uravuna. Damuru ushaka guhura n'ibihe bikomeye ukambara ubusa, ukibaza ukavuga ni Imana yamamagaye, ugahura n'ibigeragezo ukavuga ati ni Imana yamamagaye. Aho rero bigeze aho ngaho niho umugabo asama yakigendera, niho umugore nawe asama akigendera. Twabonye amahano yabaye, tukabona umugore yavuye mu bana yagiye. Tubonye umugabo yataye umugore, nta nicyo munapfuye, munaniye kongera kwihangana ngo mufate mu biganza mwongere musenge Imana ibagarukeho. Hari igihe cyo gupimwa kirahari. Rero iyo upimwe ugasanga ibiro byawe ntibishyitse, ukuvuga ngo biba ikibazo gikomeye. Niba tugeze ku rwego umushumba mugenzi w'umuntu akamudefanda mu ikosa, ntamubwira ati nyabuna tuza ihangane, yenda uyu mugore yabaye mubi uyu munsi, ariko reka dusenga tugende tumusengere, reka dusenga yitatu. Damu hari abantu basenga, hari abantu nabonye basenga ibihe bigahinduka, urugo rutari rurimo amahoro rukabona amahoro. Ngenda nananye cyangwa n'undi yarananiranye, ariko Imana ikaza igahindura. Damu nta kimana idashoboye kumpindura. Ariko tubwire aba bantu bo guhemuka,
nibihangane. Umugore wawe ejo ashobora kuba asa neza ariko ejo agasa neza, ashobora kuba asa nabi ariko ejo agasa neza. Uyu munsi ashobora kuba nta kintu afite ariko ejo akakigira. Ni nk'umugabo nawe uyu munsi ashobora kuba nta kintu afite ariko ejo akakigira. Abantu nibacane bugufiye. Njye mbona ingeso z'abantu kwiyemera, kwishyira hejuru, kwibagirwa aho Imana yabakuye, bace bugufiye. Bemere ko umunsi umwe Imana yakwicaza hasi ukarambye, ariko nemeye ko n'undi munsi umwe Imana yaguhagurutsa ugahaguruka, Imana igahabwa icyubahiro. Yego. Ababyeyi bafite iki gikomere bari muri ibyo bihe, ni ubuzima buba bugoye, ni ubuzima buba buremereye cyane. Gusigwa n'umugabo wagusigiye umutwaro w'abana 5, ni ikintu kigoye. Ni irihe jambo ry'ihumure babwira? Ijambo ry'ihumure nababwira kuko nyuma y'iri jambo nasomye nta rindi numva nasoma, niko Imana ishoboye byose. Bahaguruke basenge, kandi ikindi ntago guhangana bijya bituma igisubizo cyaza. Mu gihe nagendanye n'Imana, mu gihe nayikoreye, mu gihe yampamagaye nkayikorera, nasanze guhangana nta gisubizo kibaho. Ikindi nsanga iyo ugambira neza mu mutima, Imana iragushyigikira. Ikindi iyo wiyemeje, Imana ibana nawe. Ikindi iyo uhagaze ku ntego. Jewe nzamama inshuti zanjye benshi abagabo babo baje babiyenzo babasikagatanya kubera ko babonye abandi, sibyo babonye abandi, kuko igihe kishi abavuga butumwa tuba turi mu ivuga butumwa, nshaka kujya Uganda nkahura n'umugore cyangwa nkahura n'umugabo, nkajya hirya no hino bakankomera amashyi, nkumva ko icyubahiro nakibonye, ariko wa wundi nkabona ko ntacyo kimaze. Gahita uza gushaka gatanya. Yes, kuko umwanzi yanyeretse ko yanyeretse ubuzima. Kandi igihe dushaka kwihutisha amasezerano ukagira ngo amasezerano yagezemo ariko ntabwo urayageramo. Ariko iyo uhamije nk'umukristo, niyo mpamvu njye mbwira njye aba bagore b'abakozi b'Imana, nuzajya ubona umuntu aje kukwaka gatanya mushakanye, jya umubwira ngo ndi umukristo. Iyo ushize amanga ukarahirira, ukibuka rya sezerano nasezeranyije ukarya, nubwo biba ari mu bihe bigoye bikomeye, Imana igeze igashingira ku cyo wavuze. Sibyo? Damu nuhagarara ku nshingano zo kavuga ati ndi Damuru, ndi umunyamakuru, ndashaka gukora iki ngiki gitandukanye n'iki, si ngombwa ko nibavuze induru uge nzayivuza, ukiyemeza, Imana izabana nawe. Kandi kwiruka cyane ntabwo bivuze ko ariho uzahita ubona umugisha, ahubwo kugenda gahoro cyane. Nemera ko umunsi umwe mu gitondo Imana yagutiza umuvuduko ukavuduka. Rero ndahumuriza abo bantu bafite ibibazo, igihe cyo kwiga kijya kigera Damuru. Hari igihe Imana igucundi gushakamo amavuta, kandi ibyo ucamo bikazaba ubuhamya bw'ejo hazaza. Ntabwo bivuze ko uzahora unywa amata gusa, hari igihe cyo kuzaburukanywa amazi, hari n'igihe cyo kuzabura n'amazi ukicwa n'umwuma. Rero icyo nabwira abadamu batawe n'abagabo batabifitemo uruhare, nibituriza Imana izabana nabo kandi izabashyigikira. Ni Imana ikora, ni Imana ihindura. Ntihagire uhangana, ahubwo asenge, yizere, ashakishe, kandi gushakisha ni ugushobora. Kandi mbwire n'abagabo nabo bashobora kuba baratawe n'abagore, birashoboka. Nibihangane babinyangamugayo, ariko bihangane. Mugore mugabo wataye umwana wabyaye, nukuri nta kizu uzabona. Damu tujye twerurira abantu, nta kizu uzabona. Niba narataye ibibondo ufite abana 7, ngewe nkabata kuko wenda se tutafashije kumvikana, ikibazo si uguhangana n'uwo nashakanye, ahubwo ikibazo ni uguhangana n'umwanzi ushaka kugira ngo atume umuryango wanjye utaba mwiza. Kandi Yesu azadushoboza kuko ni Kristo ushoboza abanyembaraga nkeya. Ngego ibintu nk'ibi hari igihe bibaho, wagiye ubikomozaho, ugasanga abandi bashumba runaka, abandi bapasiteri, abandi bavuga butumwa, aho kugira ngo wenda bacyahe wa muntu avuze ati nkoze divorce, nshaka gutandukana n'umugore wanjye cyangwa se ntandukanye nawe, bamucyahe, bamuganirize, batange inama nzima, ugasanga baje babyunga, bamushyigikira. Ibintu biterwa n'iki? Bari mu mwuka umwe, ni ukumukunda, ni ukumuroha, ni iki? Bari mu mwuka umwe, mvuge ko bakuroha kuko ngo iyo ujya gusenya urugo, ngo ujya gusenya urugo bamutiza umuhoro. Kuko mu by'ukuri Damuru ngiye ninza mvuze induru ntuntabare, ngo uvuga ati nyabona ceceka tuza, reka turebe ikibazo aho kiri. Ntabwo urwo ari urukundo. Ariko umukristo nyamukristo kurusenyutse gute? Ukegera umudamu, ukegera umugabo, mugasenga. Ko gusenga byose birahinduka. Ntabwo tuzavuga ya Mana twe tutigeze tubona. Tuvuga Imana dufite aho yadukuye, dufite ibihamya bitwereka ko bya bindi yakoze n'ibindi zabikora. Yewe ndemera ko rwose umwanzi azagasenya urugo, ko Satani cyamuzanye no kwica no kwiba no kurimbura. Ntabwo abanejejwe n'umuryango. Satani ntabwo akunda umuryango, ariko Imana igakunda umuryango. Kandi Imana iri hejuru ya Satani. Yego. Ku ruhande rumwe wenda dusoza
hari uburyo abantu batekerezaga ugasanga ingo uyu munsi zisenyuka ni ingo mbere hasenyukaga ingo z'abantu bakiri batoya cyane abo bita abajene mariye ariko umunsi uri kugenda ugasanga umuntu ufite abana 5 ugejeje abana 7 ugejeje abana 8 muri bangahe maze imyaka 10-15 imfura ari nkuru ugasanga abantu bari gukora divorce. Yego. Biterwa n'iki? Biterwa no kutanyurwa Damu, biterwa no kutanyurwa no kwibagirwa. Burya umuntu aribagirwa Damu, burya umuntu aribagirwa cyane. Burya hari urwego Imana ishobora gushyiramo ukibagirwa, ukiyemera, ukirata, ariko burya iyo uhora wibuka aho Imana yagukuye, mu by'ukuri ntabwo bigisitaza kuri mugenzi wawe, nta nubwo bigisitaza mu muryango wawe, nta nubwo amaso yawe areba ibidafite umumaro, areba ifite umumaro ukavuga ati byanze bikunze. Damu, niba ari ikintu umuntu ajya asengera, n'umukoro mpaye n'abantu banyumva bafite ingo, ujye usenga uvuga ngo Mana, ku munsi wa nyuma umva hano mu isi, kuko mu isi tuzahava, tuzapfa. Byubwira umuntu ko azapfa Damu. Buriya niyo maze no kumenya ko umuntu azapfa, nta n'icyo umunsi utazi, nta nubwo umuntu yagutesha umwanya ngo gukure mu mwanya ujye kwirirwa urangara. No, ukwiye gukora inshingano zawe nk'uko ukwiye kuzikora. Buriya mu by'ukuri iyo hariho kwibuka ko Imana ikora, uca bugufi cyane. Niba ari ikintu kiryoha Damu, tujya gushyingura tukabibona. Niba ari ikintu kiryoha, umugabo avuye mu rugo rwe, umwuka ukarangira wa nyuma, umuryango ukamuherekeza, umugore we akamuherekeza, abana bakamuherekeza, nta kintu cyiza. Iyo uri umugore nawe ukava mu rugo rwawe wari ururimo, ukagenda umunsi wa nyuma wawe urangiye, kuko hari umunsi wawe wo kuvuka n'umunsi wo gupfa, ni ukuri biba byiza Damu. Hahandi dukwiye kusenga cyane, ntiturangazwe n'iby'isi kuko bizashira, ukabera inyangamugayo. Abana usize, umugabo usize, cyangwa se umugore usize n'abana, bakazavuga ati ya Mana papa yasengaga, natwe tuzayikorera. Ya Mana mama yasengaga, natwe tuzayikorera. Ubu hari imiryango myinshi, hari ikintu ushobora kwibukira ku mubyeyi wawe, hari icyo ushobora kwibukira kuri papa wawe, hari icyo ushobora kwibukira kuri mama, uvuga ati mama yagiraga ubuntu, reka nanjye mbugire. Rero nabwira abantu mu by'ukuri nibakundane, bace bugufi. Imana itanga umugisha. Yego inzara yaza, ariko muhumure, inzara uyu munsi ushobora kurya ntuhage, ariko ejo ukazarya ugahaga. Abantu nibemeranywe cyane cyane abakozi b'Imana, nibemeranywe bubaka umuryango mwiza, basenge. Kandi hagati aho ngaho umuntu ni mugari, ntago umuntu wamushobora. Uzaza azanye ibibazo hagati y'umugore n'umugabo, wowe tuza uturize Imana, nyirabyo niwe ufite ikibazo cy'uko azazana intambara. Reka tugushimire cyane, dushimire n'abantu bose babanye natwe. Hari benshi bashobora kuba badukurikira bafite ibibazo by'ingo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari uri gutekereza ati nanjye umugabo yanjujubije, ndumva nagenda, ndumva urugo ntarureka. Ubutumwa umugena ni ubuhe? Dusoreze na utanga nimero zawe ku bandi bakeneye ubujyanama bugiye butandukanye, ubundi dusengera Imana. Ubutumwa namugenera nuko nabanza nkamukomeza akihangana, nkamubwira ngo Imana irahari kandi irabireba. Ikindi, hari igihe unanirwa, Imana ikorera mu bantu. Ushobora kwicara uhuye n'ikigeragezo nko mu rugo kigukomereye, abantu ntago banganya imbaraga, ukaba wasenga, wamara gusenga kuva umwuka w'Imana gusone ko wagenda ugasanga runaka ukamuganiriza. Kuko igihe cyose twese ntago twageze ahantu uko twavutse siko tumeze ubu, ariko hari Imana yakoresheje turahagera. Hari umuntu rero wagenda ukicara ukamuganiriza, n'ukuri mugasenga, akakugira inama ntutsindwe. Kuko iyo utekereje wenyine ushobora gukora amakosa. Niyo mpamvu tunayakora buriya nubona umuntu aje kuri social media akaza kwiyemeza, ntabwo yigeze ajya kwicara ngo agishe inama. Kuko igihe cyose ufite umujyanama mu byo ukora, ntabwo utsindwa, ntunakorwa n'isoni. Rero umuntu wese ufite ibibazo, ufite intambara, ufite urwo rugo ubona harimo intambara, reka mubwire ngo zizashira. Nta kintu kidashoboka mu isi, ibintu byose birashoboka bikarangira. Hari igihe Imana yemera ko hari biza kugira ngo wige ubwenge, cyangwa se uzavemo udasanzwe kugira ngo nawe uzafasha abantu. Rero navuga ngo ntazakora amahano ngo wenda ngo bajye kwicana, cyangwa se ngo ajye gukora ibintu bibi. Abanza ugiye kugisha inama, kuko hari abandi bari hejuru yawe bakubanjirije urugo, si uko batigeze bahura n'ibigeragezo, ariko hari uko babyitwayemo. Kandi mubwire ngo narushaho gusenga no kwegera Imana. Yesu wenyine niwe ushoboye byose, kandi icyo tumukundira niko nta muntu adakunda. Ntabwo arobanura ku butoni. Iyo umwegereye arakwegera, iyo umushatse uramubona, iyo umuhamagaye arakwitaba. Reka dusengera Imana dusoza. Dusenga Imana. Uri Imana y'amahoro,
uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Ijambo ryaravuga ngo wimura imisozi itamenye ukayimukana uburakari mu izina rya Yesu. Turasenze Mwami, dusengeye izi ngo, turazisengeye papa abafite imitima yo kwishyira hejuru no kwikakaza ukubite hasi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Abafite imitima ikomeye iyoroshye kuko uri Imana, ucishe bugufi ubwoko bwawe kuko ushoboye byose, wongere ubaho umutima wo kwibuka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Turasengera ingo zitameze neza, ababyeyi bananiwe, abagabo bananiwe, usubize intege mu bugingo kandi urangize ibigeragezo Mwami. Uri Imana ihindura, Uwiteka we. Muri mbyiza umuravuga ngo tugufite ne twifuza indi murengezi. Tabara ubwoko bwawe bugirire neza. Tabara abakozi bawe wahaye Mwami Imana umurimo wawe. Waraduhamagaye ngo tuba abasaruzi kuko ibisarurwa ari byinshi, ariko natwe tubuze imbaraga. Tugusabye imbaraga ngo twongere imbaraga mu rugendo, kandi Mwami uzaturinde kugusarura rije Mana. Hari ibyo twakoze ariko bishoboka ko ngo imirimo ya nyuma nizahesha ya mbere agaciro. Turaseze ngo tugirire neza, turinde muri ino minsi y'umwijima, ahubwo ineza igaragare ku buzima bwacu. Urakoze kuko hari ibyo ukoze, urakoze ko hari ibyo ubuhoye, urakoze ko abari basinzire cyangwa ari bahumye hari ibyo ukoze ku buzima bwabo. Urakoze kwikore kubesha mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen. Imana igumugisha cyane, turabakunda. Watubwira nimero yawe? Nomero ni 079 88 71 927. Imana igumugisha cyane. Amen, amen.